Haya, mambo vipi mumeze mte barubange? Ndi Jobless ku Gicu TV Nation. Mambo vipi mumeze mte? Subscribe kuri YouTube channel yagasobanuye hikaze. Murakaza neza. Kuri uyu munsi ngiye kubasobanurira filime nziza cyane y'urukundo y'umukobwa wo mu kire wabenzwe ku munsi w'ubukwe. Ese byagenze bite? Iki cyabiteye? Ndi Jobless muhawe ikaze. Dutangiye dute? Dutangiriye ahantu heza cyane ubona ko abantu bose bashamajwe n'ibirori by'ubukwe. Hari umukobwa mwiza cyane yitonze, ubona ko yashamajijwe no gufata amafoto, ubona ko ibintu byose byamurenze. Mu gihe yafataga amafoto nibwo haje umuntu wari umuzaniye keke, nawe amufata amafoto, ubona yuko akeneye kuba yapostinga ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko ubukwe bwagenze. Mbese ubona ko yishimye cyane muri ako kanya mu gihe yafataga amafoto, ubona yuko yizihiwe kandi yatangaye. Ubwo yafataga filime nibwo wa muntu wari utwara keke yari arimo yitwara, abona ko nawe yizihiwe amurangariye, nibwo yahise anyerera ayabasi yikubita hasi, ubona yuko yarangajijwe n'ibyo uwo mugeni arimo akora. Akimara kugwa hasi, umugeni byaramurakaje cyane, biramutungura, avuga ati ndakwishe noneho ntabwo uri burare. Biragenda bite? Reka turebe. Ese byagenze bite? Umugeni yararakaye ahita ava yuko yavagayo, nibwo inyuma yasava umuntu. Wa mugeni avayo n'uburakari bwinshi, yahise afata wa muntu waruzanye keke, aramufata ati niko wagicucu, arasunika ahita yikubita hasi. Kandi inyama z'abagenzi nta muntu bitabaho. Nibwo yahise haza umugabo we agerageza kumuturisha, aramubwira ati mukundwa, ati inyama z'ibi ni ibintu bisanzwe, nta muntu ibingibi bitabaho. Nibyo koko yego yakoze amakosa, ariko nanone nawe ni umuntu yakurangariye, niyo mpamvu yaguye hasi. Ati rero niba ari ibishoboka wamugirira impuhwe. Mbega umugore w'umugome. Umugabo nawe yari umuntu mwiza, yitegereje ibibaye afata wa muntu utaye keke hasi. Kumbe bagenzi mu kwitegereza neza, mama shenge, yasanze ari akobwa keza cyane karenze n'umugore we. Murajya mutegereza rero, murajya mureba rero. Mambo vipi mumeze mte? Wa mugabo akimukubita amaso yahise avuga ati ubanza ndarayobye. Umugore nawe akimara kubibona yahise agira ifuhe, ahita amufata ahita amukuraho. Atese mama washaka no kumurekura. Eti ntabwo byumvikana. Murajye mureba rero. Wa mukobwa ati reka urase kano gakobwa, gira vuba vuba. Ese ntabwo ureba ko adufitiye ishari? Ati se uragira impamvu yigwishije n'ibintu birangaho byizanye? Ati nta mashari. Wa mukobwa nawe aho yari yicaye ati nukuri mbabare ntabwo nabishakaga. Mbega umukobwa w'umunyamutima. Ati nimbanuka kuba nanjye nyine keke nyankije, ati ariko nta muntu bitabaho, buri umwe wese byamuho kuri isi ya rurema. Maze wa mugeni n'amahane menshi ati nyanyanya, ati nta n'isoni rega. Aratinyuka navuga ati mubure ko rangira cyeje yanyu. Ati subwo urukumva ibintu ukoze, unyangirije n'umukwe w'agakobwa we, urukumva se ndi bukoresha iki? Ubwo umugabo ahise amufata arangije ati baby, tuzane bari keke turaza gushaka indi, ariko uyu mukobwa mwihorere, ibyabaye byose byari impanuka, ihangane mukundwa, baby be sorry. Ati n'ubundi turikwangiza igihe kandi byarangiye, ira ntabwo iri bugaruke, baby calm down. Nawe baza umugore buze gushingirwa. Ati se ubundi baby uri kubona amatara yose iri kubura kugira ngo ubukwe butangire, twaba tumaze kubona indi kekera, urumva bishoboka? Wikomeza kumushyigikira, yakoze amakosa cyangwa wamukunze sha. Umugore ati niba utabikunze baby mundekire, ibindi mbyikemurire, ujye kwambara ikoti, n'ubundi amasaha yatujyanye. Umugabo nk'umuntu wumva arabanza areba wa mukobwa, areba ukuntu ari mwiza, abura icyo yarenzaho. Nawe arangije yumvisha amagambo y'umugore ati genda none ahangaha. Umugabo nawe ahita afata iyangushye, nawe ahita agenda. Mbega umugore, murajye mureba rero. Ubwo wa mugore nawe asigana na wa mukobwa ati umva nkubwire sha wa gakobwa we, mu minota itarenze 20 mbonye kubona indi keke nziza kandi nditoshe kurusha n'iriya. Ati se nyakubahwa, ko n'umushyahara mpembwa utaguze iriya keke, urumva nayikura he koko? Ubwo umugeni nawe n'amahane menshi ati ati nta wabasha ko wabona iriya keke. Ati mugirira mu kibuzi, ndahita mbwira sobuja kandi urukumva ko biri buze kugenda. Ati nta n'undi mushyara uzongera kubona, ati ahubwo uzakora uri kwishyura keke wangije, uri kubyumva neza? Ati kandi nkubona ugarukanye ibyo ngusabye, turi kumvikana?
bagabo murajye mumenya guhitamo. Wabonye urugero rwiza rw'umugore w'isasu ni uru nguru. Wa mugore akihava harahise parika imbere wa mukobwa wangije keke. Ako kanya kimara guhagarara umukobwa yibaza ibibaye, yitegereje neza ahita asanga ni wa mugabo ugiye gukoresha ubukwe mu mwanya muto cyane uri imbere. Arangije ati nyakubahwa, sinkwiye gutakaza igihe cyawe, ahubwo byaba byiza wafata imodokari ukongera ukagenda, kubera yuko ndi umunyamakosa kandi amafaranga banciye ni menshi pe. Umugabo ati ahubwo nawe ari ibyashoboka wakwirinda gutakaza igihe cyanjye kubera yuko naje ahangaha aronje gutwara. Umukobwa ati ntabwo byumvikana nyakubahwa, ese umuntu nkanjye ntajya mu iyo modokari yawe? Yo, mbega umugabo w'umunyamutima yo. Kandi burya koko baravuga bati umugabo witonda azashaka umugore w'isasu. Nuko gahunda ziba zimeze. Ubwo rero nahisemo kuba isasu kugira ngo nazashaka umugore witonda. Nuko bidatinze wa mukobwa yahise yinjira mu modokari, barangije bajya mu modokari baragenda. Ubwo bagiye bihuta basiganwa n'igihe kugira ngo ubukwe butangire keke yabonetse. Nibwo bageze aho bakorera keke. Kubw'amahirwe menshi basanze hasigaye keke imwe gusa, batangira kubaza ibiciro by'amafaranga bari buze kwishyura. Wa mugabo ati mwihangane, ahangaha dukora keke za komande dufite, iyi ngiyi ihari hari umuntu waduhaye komande bwe murihangana. Ati ba nyirayo bagiye kuza kuyifata mu kanya. Nyamusore we ntacyo yabaga yitayeho, yahise yishima yumva ko bagiye kwishyura amafaranga menshi ariko bakayimuha. Ariko wa mukobwa ahita yibuka yuko umugabo afite ubukwe, ibyishimo afite ashobora kuba atangiye kurengera, maze ati yo sori nyakubahwa mumbabarire. Umugabo nawe ati none se nyakubahwa mwaretse nkabahayo mushaka ariko mukamira keke. Umugabo akiri kwibaza ibyo ngibyo, undi ati yahise amwereka nyiri gutanga komande ati ntabwo byakunda boss, nyiri gutanga komande yahageze. Nuko wa mugabo barahindukiye babona koko nyiri keke yahageze. Nyiri keke ati wow ndabona Fisto uko nabahaye komande ariko mwayikoze pe. Ati Fisto uri umukozi w'umuhanga. Ubwo wa mugabo wari yizeye ku mafaranga nawe ati amwegera gake ati mama, ese mwakwihangana nkabaha amafaranga anarenze ko mwanya gutanga iyi keke ariko nkayijyana? Ubwo wa mudamu nawe ati ujinyamye ati no ntabwo bishoboka. Ati nshuti yanjye ntabwo bishoboka pe, ni nanjye nayikoresheje nkikeneye. Ubwo uri kumva rero ntabwo byashoboka. Nuko Jack nawe ati basi ndayagukubira gatatu ariko umpiye keke, nimfite ubukwe n'ukuri bugiye gutangira mu kanya please. Wa mudamu nawe ati ariko ntakubwiye ni nanjye nta mafaranga nshaka, ntabwo bishoboka. Hati cyane ko mbona ugiye gusezerana n'injabirizi rero ntabishoboka rwose. Umugabo ati injabirizi uyibonye se kandi? Wa mukozi nawe wazanye na Jack ati ariko uzi n'ikindi ja, banzi iyi keke nabwo agiye kugura itaryoshye. Ati ariko reka nze nkwereke. Arangije yahise yegera arabanza ajya kumviriza ngo yumve ibyo keke imezemo. Abandi bose bategereza baraho ngaho bari kureba ibyo umukobwa agiye gukora. Arangije wa mukozi ati reka nze numve utanayigurira ubusa kandi iyi keke yanaduhenze. Ubwo bose bahise batungwa n'amagambo ya wa mukozi, birabatangaza bose birabashobera. Nuko bagira ngo ari gukina, arangije ahita yishuna ahiryaho rwose binagaragara. Nuko wa mudamu waruje kugura keke ati yo ntabwo byumvikana, atundiriye keke tugomba guhita uyigura pe. Wa mukobwa arimo kudobya ibintu byose ati is so sweet, yanaryoshye da. Ati iraryoshye noneho, iraryoshye da. Ubu noneho boss iyi keke twayijyana kuko iraryoshye. Wa mudamu nawe ati aka ntagasuzuguro Fisto, ati sinshobora kuba ntagura iyi keke. Ati ntabwo bishoboka rwose ndarahiye pe. Urandebera ukuntu asara karakoze biriya binywa bye. Ati keke ntabwo nshobora kuyishura Fisto, niba yishyure bagire vuba vuba. Ahita yikubita arangije ahita agenda. Maze Jack yitegereje neza abona ko umukobwa ni umuhanga, kumbikara agakino yari yakinnye. Umucuruzi nawe ati ambo okay ndabona mukoresha ishoka byose ngo muyitware, ngaho rero nimuyijyana nyine nta kabuza ariko mupfa kwishyura amafaranga. Jack nawe aramwishyura ariko anarenzaho ayo kuba bamutesheje umukiriya.
kumbi bagenzi Jack ni umuntu mwiza, ni umuntu ushyira mu nyurabwenge, ni umuntu ushyira mu gaciro. Yo wa mukobwa nawe yahise yitegereza Jack, amwitegereza mu maso ati hagati ariko bayita Sandra. Jack nawe ati nanjye nitwa Jack. Ariko hagati aho Jack agiye gutobora ngo abwire umukobwa impamvu yamukijije byose, impamvu yamutabaye, telefone ihita isona. Jack nawe ati sorry baby, sorry gato. Sandra yitegereje neza asanga n'umugore wa Jack umuhamagaye. Jack ati twatinze ubukwe bugiye gutangira. Ubwo yahise abika phone ati reka twihute tugire bwangu. Nawe ahita agira bwangu nk'ugiye kuzimya station koko. Arangije ati let's go Sandra, ati twagiye Sando, let's go. Ubwo bagiye bihuta bageraho ubukwe bugiye kubera. Atariko Sando uretse gato uzi n'ikindi katonyura ahangaha tagira umuntu mbona sa nabi kandi aribyo gukoresha ubukwe. Nuko ruguru hahise haturuka umugabo ujyanye ururabo bari bukoreshe, ariko nawe arimo arihuta. Jack nawe ati genda gake wa mugabo, genda gake utagira ibyo wangiza di, tugenda gake. Ubwo nawe yagabanyije umuvuduko, ariko hirya haturika wa mugeni arimo aravuga ati Jack, where are you Jack? Ati Jack uri hehe? Ubwo baramwumvishe bahita batangira kumwihisha, cyane ko atarazi yuko Jack yajyanye na Sando kuzana indi keke. Ubwo baramwihisha, ababonye wa mugabo wari kwihuta ajyanye indabo. Yaramubajije niba Jack arimo kwitegura, nuko ba Jack bamucira isiri ngo avuge ko akirimo kwitegura. Umugeni ati none se haba habonetse iyindi keke? Nuko maze ba Jack bari bihishe bamucira isiri ngo yego keke yindi yabonetse. Wa mugabo arangije aramwemerera ati nibyo koko keke yabonetse kandi ihari nziza cyane. Umukobwa nawe yiruhutsamo ati okay. Umugore nawe ati none se kuki ururabo rukiri mu ntoki zawe nirwo rwahiritse aritari? Wa mugabo wari ufite nawe mu ntoki arangije yitegereza ukuntu umugore arimo kuvuga nabi, arangije ati n'ubundi nanjye nari ndutwaye mabuja. Umugore yikubise agiye, nibwo babande bari bihishe bavuye kuzana keke gukata mu munsi w'ubukwe, nibwo barangije barishima, bishima yuko yahageze amahoro. Umwe ati ndagushimira cyane rwose, wamfashije yaba atari wowe ntago nari buze kuba nabonye iyi keke, kandi ikindi amasaha yari buze kuhagera ntarayibona. Umugabo ati zari inshingano zanjye kandi koko ni nko gufasha wifasha. Sandra ati Jack ambara vuba kugiye gukora ubukwe baragutegereje. Ati se nagufasha? Nuko Jack ati wamfasha rwose nta kibazo. Bidatinze bahise batwereka Sando arimo arafasha Jack. Sandra ati yo turaza kuba uberewe muri buno bukwe bwawe. Jack nawe ati ibi byose timbikisha wowe, yaba atari wowe ibi byose ntabwo nari buze kubigeraho. Kandi koko Jack yarimo agaragara neza. Wow mbega Jack handsome. Sandra ati you are done Jack. Ati Jack wasoje, ati ubu noneho uragaragara neza kuruta mbere hose. Ariko nanone ko Jack amwitegereza akana ko mu jisho, mbese yamukunze adashaka no kumusiga. Ati cyamufasha ibihe bigasubira inyuma akaba nawe bakorana ubukwe. Jack ati wakoze Sando. Nuko Sandra ati hakoze wowe, wamfashije urangiye kubura keke bikaba byagiteye gutuma ntakaza. Ati ngushimiye kandi mbikuye ku mutima. Rero Jack Imana ibari nawe mu bukwe bwawe, kandi koko nakunze uburyo bwose wagiye umfashamo Jack. Thank you so much Jack nawe nk'umuntu burya arabukura umukobwa yabuze uko agira. Jack amarangamutima yaramufashe, nawe murabirebera ibyakurikiyeho. Yo mbega Jack. Nuko umusore nawe ati forgive me Sando, nanjye nta n'ijye wabikoze, sinzi ukuntu byari bigenze. Kubw'amahire makeya nibwo Jack yahise asubira inyuma, maze usubira inyuma ya keke noneho itigwa hasi bundi bushyashya. Yo barabwira umugore ngo iki kariho filime yajya yaryoha, baramubwira ngo iki bagenzi murajye mureba. Rero muri urwo kwikubita hasi kubera urusaku rw'umukobwa nibwo umugeni ayisaza ati azahamagara Jack nawe atajya kwihisha kugira ngo umugeni nawe atamubona. Umugeni yaje yitotombaza yirukanka kandi yitotomba, nuko akimara kugera hahandi Jack agombye kuba arimo kwambarira ahita hatungwa no kuhasanga wa mukobwa ariho wahageze. Aramubaza ati ni wowe nanone urakora icyanga sasa? Rero ndakubaza nsubiza. Ubwo Sandrine n'ubwoba bwinshi ati mbabarire mabuja,
ntabwo nabashije kurinda n'indi keke yindi narinzanye, umbabarire rwose. Ubwo umugeni nawe yahise yisesamo ati ati nizere yuko ariko nyine urimo kunyinisha. Umugeni ati ubwo si uri gutekereza cyangwa uri umusazi, cyangwa ninjye wahinduye umusazi? Ati naguhaye amahirwe ya kabiri none nayo urayangije. Ntabwo ndi kubyumva. Ati ntawe utaniye na Jack n'ubundi wanze kwambara ikoti hakiri kare, mwese muri bamwe pe. Ati n'ubundi mwese munyangirije izina, muransebeje gusa. Nuko Sandrine ati umbabarire mabuja. Nuko umugeni ati Sandrine nawe ati ariko Jack we ashobora kongera kuza akanya kariko kose. Umugeni ahita yisetsamo ati ibyo byiherere kose si ibyawe, n'ubundi Jack nawe yaje ari umukene nkawe. Abatindi we, abatindi muraba kuzambya ibintu igihe cyari cyo cyose, igihe cyose muzambya ibintu. Ariko Sanda ati mabuja ahari uwo muntu urimo gusebya gutyo nta rure mwamugiye gukorana ubukwe. Umugeni nawe arongera atera hejuru ati ibyo ndabizi, uri kubinyibutsa se? Ibyo nsanzwe mbizi muko, usibye ko na Jack nawe yagize amahirwe agakiraho gatoya, naho ubundi niyo mpamvu n'ubundi Jack nawe namwemeye, yaze ko ari umutindi nkawe ntari buze kumwemera. Wagira ngo watinye ririya koti bamuzaniye ryo kwambara. Mbega Jack, kuko ntabwo mbyumva igihe namuhereye kare ngo ajye kwambara akaba atari yasoza. Yatinye ririya koti mbizi neza, naho nta kizagukiza n'ubundi umeze nka Jack neza neza murahwanye pe. Nuko Sando n'agahinda kenshi ati mabuja njyewe nkeka ko rwose abantu bose ari bamwe iyo bigeze mu gukundana, ko yaba yambaye kose, yaba yambaye kositimu, yaba atayambaye, abo bose pe nkeka ko bose ari bamwe. Nawe ukomeje kwita kw'ibyo bintu ntacyo wageraho. Umugeni ati nizere ko utavuga Jack kari wowe uri kwivuga wambaye uniform. Umugeni disi yavuye hahandi yari ari yihishe n'agahinda kenshi, yatekereza ukuntu yatangiye kujya yumvamo Sando, agahinda kakamwica pe. Murajya mureba abakunzi bagasobanuye, murajya mwitegereza ibyo abantu bahura nabyo. Yatekereza ku magambo umugore yavugiye aho ngaho arimo yumva, nta kumva biramucanze pe. Umukobwa ati Jack mbese waze kumbwira impamvu wamfashaga, kumbi nawe wari umeze nkanjye? Ati byari guteye isoni se kubimbwira? Jack nawe yabuze icyo avuga ati mumbabarire Sando, ibyo ukora nibyo nakoze ariko njye nabivuyemo kera. Jack yafashe umwanzuro ahita agenda ahantu hari kubera ubukwe, ariko bimwanga mu nda agenda ari gutekereza ku kuntu yafashe umwanzuro wo gushinga urugo ngo nibura basi azabeho neza nubwo atigeze akorera mu buzima bwiza. Ariko nanone yakongera agatekereza ku muntu agiye gusanga akumva agahinda karamwishe, yabuze n'icyo yakora. Gusa nk'umuntu w'umugabo wafunga umwuka ajya kwatendinga ubukwe, nduzi ko ari ukwatendinga kubera yuko ntabwo byari bimurimo. Gusa ku rundi ruhande umugore yakomeza kugenda abwira urabasezeranya ati rwose yihangane kubera yuko hari ibitagenze neza, rwose niyo mpamvu ubona umusore yatinze. Ati turica mpande Pastor ati nta kibazo rwose, ako ni akazi kanjye. Jack ahinguka hakurya y'ibikuraje byinshi ati nizere ko ntabarambiye cyane. Nuko nyamukobwa yaramwumvishe n'ubusore bwinshi ati sheri ko watinze ariko? Ati ntabwo washaka kumbona neza nambaye neza gutya? Umusore ati ahubwo se ntashaka kumbona neza uko nambaye? Umukobwa yitegereje arangize amuva hasi amugeza hejuru. Ati se baby, kuko watinye kwambara rya koti kuko nabivugaga? Ati uje mu bukwe wabyibagiwe? Where is your coat? Koti ryawe riri hehe? Umusore na confidence nyinshi ati ibisa n'ibibi nambaye? Ati regara sinigeze nyambaho na rimwe mu buzima bwanjye. Ati kuva nabaho, niyo mpamvu nyine nanjye yambara uniform umenyereye. Urumva kamemu iyi ni inyuro y'umusore agendeye ku magambo wa mukobwa yari yavuze mu gihe yabwiraga nde wa mukobwa Sando.
bari aho bose maze batangira kumirwa bibaza ibitangiye kuba. Umugore ati pastor, ndabizi twabatindiye ariko mwe twihanganiyeho akanya gato noneho kuri iyi nshuro n'ubundi twatinze pastor. Umugore arangije yegera umugabo we bagiye gusezerana atumva nkubwire baby wareka kunkoza isoni. Ati ngo gusezerana wambaye gutya? Nuko Jack nawe ati ahubwo biteye isoni gusezerana n'umukobwa witeye ku myambaro nambaye atitaye kuri njye wundi. Nuko umukobwa abonye ko zahinduye imirishyo ati baby nta kibazo ngahambara uko ushaka, amahitamo ni ayawe. Nuko umusore ati urakomeje se? Umukobwa ati cyane rwose ndakomeje. Umusore nawe yabanjije kwisetsa ati pastor yaragusabye akanya gatoya? Ati oya, nshingiye ku biri kuba byaba byiza umuhaye akanya kanini. Ati umumpera igihe kinini kubera ko njyewe simpari. Ati nshatse kuvuga ko njye simpari rwose, nshaka ngo mbereke umukobwa njyewe nihebeye atari shitani mugiye kunshakira. Arangije umusore arikubita aragenda. Nyamukobwa nawe asigara yisararanga ajwi indabyo yari afite mu ntoki. Bose baraho ngaho maze barumirwa. Sandrine nawe yari amaze kwiyakira ko bamusezereye na ya company yakoreraga keke yamwirukanye, yikubise mbese agiye nk'umuntu wiyakiye. Akomeza no kwibaza ahari bukura amafaranga yo kwishyura ibyo yanjije. Arangije yumva ijwi rimuhamagara inyuma ati Sando, ati shyira hasi yo karito unyitabe gato maze nkubwire. Ni sibyo? Umukobwa yahindukiye amubaza impamvu atari mu bukwe kandi ari cyo gihe cyo kuba ari mu bukwe. Ahita asanga yambaye ya myenda isa neza nk'iya company wa mukobwa akoramo. C'est pas possible. Sandrine ati kuki wakuyemo ya myenda ukambara gutyo? Jack ati sinari nshoboye kubigumamo, atahubwo bushize hasi icyo gikarito cyawe ufite maze nkubwire. Nuko umukobwa yabyibajijeho arangije abwira Jack ati Jack, rugutekereza ko ari ibindi bintu bindi ndibwongere kwangiza? Ati Jack tuza pe, rwose ubu ngubu ndakeka n'agasezeyeho. Jack nawe ati icyo nicyo natekerejeho, gusa ariko niba ari icyashoboka uhame ikiganza cyawe. Sandrine ati why my hand? Ese ikiganza cyanjye kubera iki? Jack nawe ati Sando, sinzi niba wabibonaga ko natangiye kuba nagukunda, atariko nari byashoboka nanifuza yuko wambera umukunzi. Sandrine kubera ibyoba byinshi byo yarafite ahita bijugunya hasi ati Jack, have I heard word? Naba numvishe neza ku buryo amagambo mbwiye yose nyumvishe? Jack ati for sure. Ati wabyumvishe neza rwose. Ati umusore uciriritse nkanjye nkwiye umukobwa mwiza nkawe w'ikizungereza. Rero umwanzuro nafasha rwose ntabwo nigeze gushidikanyaho, ahubwo will you please marry me? Se wambera umugore? Sando nawe byaramurenze abwira Jack ati Jack, bubanyirukanye rwose byarangiye. Jack nawe aramwegera gake aramwongorera ambye ati the company you are working for it's mine. Ati company urimo unakorera wigira ikibazo, iyo company ni yanjye. Umukobwa ati sure. Nuko umukobwa yitegereje neza ava hasi agesa hejuru asanga ko ya myenda ni ya company, asanga ko uwo nguwo Jack yari boss we. Ntibyatinze rero ibyishimo byaramurenze aramusoma nk'uko mubyitegereza aho ngaho. Byerekana yuko urukundo rwose rwari ruhari, bahuye bahwanye. Burya abagenzi muri iyi si turimo inkweto yose bifite iyayo, haba hari umuntu wakwanze wakubenza akubwira yuko ko wamera kose uzagumirwa, siko bimeze. Ntabwo ugomba kwicwa n'agahinda ngo kanaka yaranyanze ngo none ngo ngiye gufata umwanzuro wo kujya kwiyahura. Please calm down. Who are you ko wafata umwanzuro ngo wo kujya kwiyahura kandi ubona neza yuko n'uyu mukobwa nawe byarangiye Imana imusubije imuha igisubizo kizima kandi agiye kubaho neza kurusha ura wundi. Irindi somo ry'ubuzima twakuramo nuko bakobwa mugiye gushakwa
please garagaza imyitwarire myiza mu gihe ugiye gushaka, wenda nibura uzahinduke nyuma, ariko nibura ubukwe bubashe kuba bwajya mbere. Ariko urabona nk'uriya mukobwa byarangiye byanze. Twitoze kugira ubumuntu mu buzima bwacu, kandi twumve yuko ikosa mugenzi wawe yakora yuko nawe ryakubaho. Hasta la vista, ndi Jobless, kora ku ijambo subscribe, like, share. Yeah.